hari abampamagaraga bafite ibibazo by'uburwayi, hari ababimaranye imyaka 7 cyangwa se 10 n'ingahe cyangwa se 3, hari abafite ikibazo cy'urubyaro, hari abafite ikibazo cy'uko nta mazu bafite, hari abafite mbese byinshi cyane bagiye bampamagara, hari abafite ingo zisenyutse, bose bakampamagara muri izo ngero nkabasengera, byaba ngombwa n'Imana yankora ku maso nkabahanurira. Ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu. Reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mere hose mu Rwanda, mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mu Kinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde, reka mfate umwanya ngusuhuze nanagushimire we wakanze subscribe ukadushyigikira twatuka umuryango mugari. Nukuri pe abantu 8,180 n'abantu benshi. Nukuri uko biri kose Beka Arena ijya yuzuzwa n'10,000. Mugire mukande haba tarakandaho nibura tubi 10,000. Mu kwezi kwa gatanu dutangiye tuzasoza twagize ku 10,000, ku buryo niduhura tukicara tuzahure muri BK Arena twicare ubundi dutarame. Yego nanjye nabasezeranije yuko ntazajya mbicisha irungu, ahubwo ngomba gushaka abakozi b'Imana, abahanuzi, abavuga butumwa, abaririmbyi, umuntu wese ufite impano, ufite ikintu yadusangiza, ikintu yageza ku badukurikiye, umuntu yaba yarababaye akumva arafashijwe. Yego niyo mpamvu imbere ya kamera ndi kumwe n'umutumirwa ni mukuru, reka musabe atwibwire. Yego murakoze. Nitwa Kabanyana Ariete, ariko abenshi banzi ku izina rya Mugeni. Ndi umukobwa, ntuye Burera, mu murenge wa Cyanika, mu mudugudu wa Nyamiyaga, mu kagari ka Gasiza. Murakoze cyane. Yego ni musi neza, ni mu mizi y'ikirunga cya Muhabura niho atuye, ariko uyu munsi ntabwo ariho turi gukorera. Namubwiye ngo musangi wabo, arambwira ati hoya reka duhurire Nyarwanda. Yego hano turi ni mu murenge wa Rugarama, akagari ka Gafumba, mu mudugudu wa Rutamba niho twahuriye. Nubundi ni kundi mukozi w'Imana witwa Julienne yavuze ati mukozi w'Imana reka kuruha uzamuka hejuru, nge uzaza mu rugo ubutaha reka duhurire. Twabyumvikanyeho sibyo? Yego. Twabyumvikanyeho pe, ntabwo naguhase. Yego. Imana iguha umugisha rero kuba wemeye kuza kugira ngo tuganiriza abantu. Sibwo bwa mbere, ubushize nabwo twaraganiye, numva ndafashijwe, ndavuga ni byiza nuko wakongera ukagaruka. Yego. Imana ishimwe cyane. Yego. Fora twibagiwe iki? Gusenga. Twagiye gusenga. Yego. Ngero mw'iminsi gusenga narabyibagiwe. Niba ukibyibuka wadusenga. Yego nawe Imana mwizi minsi yongera kwibutsa, ariko reka duke bugufi dusenge mu mitima yacu. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje, uri Imana y'urukundo, uri Imana itwitaho, izina ryawe nirishimwe. Waturinze uyu munsi, wanje uduha kuramuka, uduha igitondo cy'umugisha, tugeze aya masaha tukitwa izina umuntu, izina ryawe nirishimwe kandi nirihabwe icubahiro. Waturindiye imiryango, Uwiteka ntiyacika igikuba, urangije kuturindira imiryango, ducira inzira Uwiteka
biba ngombwa yuko twagera kuri iyi kamera kugira ngo tugeze ku bwoko bwawe ijambo ryiza, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ngaho uyu mwanya Uwiteka nyemerera utweze udutunganye, kubera ko turi abanyabyaha, turi abanyaminwa yanduye, turareba tugacumura, twavuga tugacumura, twatekereza tugacumura, ariko Yesu tubabarire aho tutitwaye neza muri iyi minsi, ongera utweze aho uri kutureba Imana umugayo, wongera utubabarire Yesu, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Twejeshe amaraso yawe, ya maraso yawe waviriye Igorogota, wongere Uwiteka ikiganza cyawe kiduhanagureho ibyaha byacu Yesu, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Icyo meje ni imyuka mibi, abazimu n'abadayimoni ndabirukanye, imbaraga zituruka ikuzimu zose nzifashe miri, imigambi ya Satani nyiburijemo mu izina rya Yesu. Imyuka mibi zose zikorera mu kirere izo nzifashe miri mu izina rya Yesu. Ahubwo uyu mwanya ndaseze mpamagara imbaraga zawe kugira ngo ziganze kuri twebwe Yesu, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Kandi uyu mwanya ndasenze Uwiteka kugira ngo ikiganiro tugiye kugikorera aha hantu uzubane natwe, uzutwiyoborere, kandi uduhereze icyo kuvuga, uduha amagambo y'ubwenge Yesu, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Umwanya turamara aha hantu buri kumwe natwe kugira ngo izina ryawe ryamamare. Urakoze ko wumvise gusengana mu izina ryawe Yesu, urakoze. Amen. Amen. Yego. Ubushize twakoranye ikiganiro, wabonye se aho ujya kuvumba smartphone ngo ukirebeho? Yego narahabonye, nabonye ahantu njya kuvumba, njya kureba, mbona ni ibintu byiza rwose, nta kibazo. Wabonye ari byiza? Yego. Nta bantu se muziranye iwanyu iraguru ku ishyamba niko bahita, uko hano tugukorera ikiganiro ni kuri kaburimbo? Yego. Bakubwiye ngo nawe twakubonye kuri YouTube? Yego, barahari benshi cyane bagiye babimbwira, avuga ati twakubonye kuri YouTube, ati Imana igukomereza amaboko, imbaraga n'amavuta, ati twafashije rwose, Imana iguhereze umugisha. Nta waje se ngo yewe ngo nawe ngo nakubonye ngo kuri YouTube ngo nawe ngo wagiye hariya ngo ubwo ngo waguye, nta waje kubikubwira? Abacanege ntago babura mu rugendo, na n'ubundi niko Bibiliya yabivuze, abo ntabwo babura, ariko iyo uzi icyo wamenye, uzi n'icyo wakurikiye, ibyo ngibyo ntabwo byitaho. Yego. Hari uwabonetse araza abikubwira? Yego, barahari benshi. Nka bangahe? Bageze nko mu 10, ntabwo bakaba barenze n'10. Abacanege mu rugendo ntabwo ndi kumva baguciye intege ari benshi. Nose bakubwiye ngo barabuze ati se buriya mwagiye kuri YouTube, atere kareka tubura aba bacuruza, ati ibiki n'ibiki, ndangije ndamubwira nibyo byihorere, buri wese nukumenya ibye. Yego. Yego. Noneho bazi ko ncuruza abantu? Yego. Abantu benshi bazi ko iyo abantu bagiye kuri YouTube akenshi baba bari kubacuruza, abantu batabizi nagase b'abapagani, ntabwo babyumva, ariko abo ngabo umuntu arabihorera. Na Yesu yajyaga kubwiriza ubutumwa, bamwe bakamwizera, abandi bakamupinga, abandi bakamushima, bamwe bakamukunda, abandi bakamwanga. Yego. Ubundi leta y'u Rwanda niba ari ikintu iharanira cyane, yego, ni umuturage wayo. Yego. Umva, umuturage ku isonga. Bivuga ngo rero ubu ko maze umwaka mw'uyu murimo, ubu naba mbacuruza bakaba bataramfunga. Nanjye niko nababwiye, ariko abantu bose ntago bumva kimwe. Ku buryo bacuruza umuturage wa leta? Wa leta y'ubumwe ukamucuruza? Nyine abapagani ntabwo babimenya, ariko nyine abo ngabo umuntu arabihorera. Yego. Ntabwo mu rugendo babura. Yego, tugeze kuri abo muziranye, hari abashimye bati felicitation wateye intambwe, abandi nabo baguca intege bati nyine kujya hariya niki. Hari n'abavuga ngo yo wahageze nyine ngo bawaguye. Ngo bawaguye. Yego. None se we ubona nge naraguye? Oya, ntabwo waguye, ahubwo imbaraga n'amavuta. No kuri pe. Nibura wigeze ubwira Joseline niwe turi kumwe, ni nawe waduhuje. Yego. hari aho warigeze umbona none nyuma twongeye gukorana ikiganiro utamenye ko ari ngewe. Oya, ngiye nta nubwo nari inkuzi. Ntabwo nari inkuzi, nibwo bwa mbere nari nkubonye. Ariko gusa barakunsobanuriye, mpita nyine bitewe n'ukuntu mba numva hirya no hino bari kugutangira ubuhamya bwiza. Ndangije ndavuga nturane wa mugabo buriya numvise bari kuvuga. Yego. Ntabwo ro twaguye ngo uko twaje kuri YouTube, ahubwo hano tuba tuje kugira ute kwamamaza ubwami bw'Imana, urumva? Yego.
n'amafaranga yaboneka aciye mu nzira nziza turayarya. Aje anyuze mu nzira nziza twayakoreye turayarya pe. Yego. Hagize uwumva yafashijwe nuko wavuze ijambo ry'Imana cyangwa musengeye agasubizwa, kuba yagukandira akanyenyeri, ibyo ntago ari escroquerie, ababikoze n'umutima ukunze. Kuba nanjye ikiganiro cyarebwa YouTube ikanyishyura, icyo nta kibazo kirimo, nanjye mba nakoze cyane rwose. Ibi bikoresho dukoresha bigurwa amafaranga, umuntu aba yateze, umuntu aba yagize ute n'uwo mwanya, kuba YouTube nayo yaguhemba, ibyo numva nta kibazo, nta kibazo kirimo. Yego, Imana ishimwe. Abandi bantu se mutaziranye hari abagiye baguhamagara? Benshi cyane ahubwo baravuga ati mukobwa wacu imbaraga n'amavuta. Yego. Hari abaguhamagara bafite ibyifuzo, urabasengera, uranabahanurira? Benshi cyane rwose. Yego. Wambwiramo nka batatu? Ni benshi. Hari abampamagaraga bafite ibibazo by'uburwayi, hari ababimaranye imyaka 7 cyangwa se 10 n'ingahe cyangwa se 3, hari abafite ikibazo cy'urubyaro, hari abafite ikibazo cy'uko nta mazu bafite, hari abafite mbese byinshi cyane bagiye bampamagara, hari abafite ingo zisenyutse, bose bakampamagara muri izo ngero nkabasengera. Yego. Byaba ngombwa n'Imana yankora ku maso nkabahanurira. Yego, ariko ntago barambwira ngo ibyo wenda naba narabahanuriye byarasohoye, ariko barategereje bihanganye. Yego. Imana ikora mu gihe cyayo kandi igasoza mu gihe gikwiye, akaba ariho ibisohoza. Yego. Yego, Imana ishimwe. Bazajya baguhamagara bakubwira bati twarasubijwe, nanjye nicyo mba mparanira. Yego. Ntawe uguhamagaye yakubwira ikibazo afite ukumva ugize ubwoba, ugatinya kumusengera, ugahita se Mana yanjye ndahera he? Yego, ni benshi cyane. Hari uguhamagara ukumva amaze igihe kirekire mu kigeragezo, kandi ikigeragezo gikomeye. Yego, ibigeragezo byose biba ari ibigeragezo, ariko hari umuntu uguhamagara ukumva afite ikigeragezo gifite n'utugeragezo cabyaye n'utwuzukuru. Umva Mana yanjye yakubwira ati nsengera, ukavuga uti Mana ahangaha n'imbaraga zawe gusa. Yego, ariko turabasengera, Imana yo mwijuru ikagira icyo ikora. Bamwe na bamwe cyo koza bagiye baramagara, baravuga ati ntago umusongo urava, ariko hari icyo Imana yakoze waragabanyutse. Yego. Erega ibintu byo kwizera. Yego. Kwizera nge nshobora kuba twanaganira gusa, nkakuganyira, nkakubwira ikibazo mfite, nkumva ndaruhutse. Ubonye umuntu ugutega ugutwi akakumva neza pe, nabyo ukaruhuka. Noneho mwe by'akarusho kuba Imana yaragwa impano y'ubuhanuzi, ushobora no guhita umubwira uti Imana irambwiye gutya, ahita yumva yizeye. Noneho ni cyiza, karero twe turi kuganira tikumaza nti se nawe uri umuhanuzi. Iyo uhanuriye n'umuntu muziranye, niyo uhanuriye n'uwo mutaziranye, aho wumva ufite kwizera ni hehe? Ati niyo ndi kuganira mpanuriye n'uwo tutaziranye. Cyane rwose. Niyo numva ngize kwizera. Nuvuga ngo iyo umuntu aguhanuriye muziranye, ibibazo warabimuganirijeho, urajya uvuga uti ni amarangamutima. Ni amarangamutima akoresheje. Yego. Ariko iyo umuntu aguhamagaye, nanjye niyo ntego yanjye y'uyu muyoboro wa YouTube. Sibyo? Mvuga nuko biri kose ikoranabuhanga ryaraje, tugomba kuribyazamo umusaruro. Hari abantu musengana bakubona muturanye, ariko hari n'abandi bakeneye ya mpano Imana yaguhaye kuba bayigiraho umugisha. Nituza hano tugakora ikiganiro, umuntu azaguhamagara ari Nyagatare, ari Huye, ari hanze y'igihugu, nitugira amahirwe WhatsApp nayo ukayibona. Wa muntu abohoke. Niyo ntego yanjye kabisa. Ntabwo ari kubacuruza. Yego, niyo ntego yanjye. Ahandi mu buzima busanzwe se wowe uri kumva bimeze ute aho ugereye hano kuri YouTube? Uri kumva aragize morale, ukumva morale yaracitse, bimeze bite? Mu buzima busanzwe aho ngereye kuri YouTube, navuga ngo ahubwo imbaraga n'amavuta niho byiyongereye. Yego, mu buzima busanzwe nta kibazo, ndashima Imana.
ndacyasenga ntabwo nigeze ncika intege. Yego ahubwo ndi kumva ndi kwambara izindi mbaraga zo gukomeza kwamamaza Yesu. Yego komeza umwamamaze n'ukuri kw'Imana. Ndabona ufite Bibiliya. Katugene mu mwanya w'ijambo ry'Imana twivugira Imana. Icyo narahiye ni ukuza ngo umutumirwa tuvuge ku muntu, ahubwo tugomba kujya tuza tukivugira ku Mana pe. Yego karibu. Katujye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Daniyeli ibice 4. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ibice 4. Ibice 6 turahera ku murongo wa 2. Yego igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ibice 6 dore ku murongo wa 2. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Daniyeli mu rwobo rw'intare. Bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mo intara 120 ngo azigabire abatware b'intebe bakwire igihugu cyose. Kandi abaha n'abatware bakuru 3, umwe muri bo yari Daniyeli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye babashyikiriza iby'umwami, ngo umwami adapfirwa ubusa. Ariko Daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bukeye abo bagabo baravugana bati nta mpamvu tubona kuri Daniyeli keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Nuko abo batware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami babwira umwami bati mwami Dariyo nyaguhoraho, abatware bakomeye bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigiriye inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe sabye Nyagasani azajugunywe mu rwobo rw'intare. Nuko none Nyagasani hamya iryo tegeko ushyireho ukuboko ku rwandiko rwaryo, kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko. Maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko agiwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguye yerekeye Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Bukeye babagabo baraterana baragenda basanga Daniyeli asenga Imana ye ayinginga. Baraza bavugira imbere y'umwami ibya rya tegeko rye bati mbese harya Nyagasani ntiwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami arabasubiza ati narabitegetse koko nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Baramusubiza bati ariko Daniyeli we wo mu banyagano b'Abayuda nta kwitayeho Nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko, ahubwo ajya asenga 3 mu munsi. Umwami yumvise iryo jambo arabarakarira cyane, ashyira umwete cyane kuri Daniyeli kugira ngo amukize burinda bwira. Babagabo bongera guteranira ibwami babwira umwami bati Nyagasani umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa.
nuko umwami arategeka bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Haleluya, ndafashijwe. Nuko umwami arategeka bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo. Umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa. Ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya agoheka. Bukeye umwami yibambura kare mu museso agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwo rwobo Daniyeli yari arimo atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniyeli ati yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Daniyeli asubiza umwami ati nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare. Ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami ahera ko anezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo. Nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye kuko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Daniyeli, babazanana n'abagore babo n'abana babo babajugunya muri urwo rwobo rw'intare. Zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufa yabo batararushya bagera mu rwobo hasi. Umwami Dariyo ahera ko yandikira abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati amahoro agwire muri mwe. Shyizeho itegeko ngo abantu bo mu batware bose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Daniyeli, bahindire imishyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Daniyeli inzara z'intare. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro w'umuperesi Daniyeli agubwa neza. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Umutwe w'amagambo kutubwira ngo Daniyeli mu rwobo rw'intare. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Ngo bukeye ratangwa muri iyo misi. Amen. Haleluya. Ngo Dariyo ngashaka kugabanya igihugu mo intare 120 ngazigabira abatware b'intare bikwira igihugu cyose. Imana ishimwe cyane. Ariko muri aba batware harimo na Daniyeli rata. Imana ishimwe ngo nuko Dariyo yari afite abantu b'abatware cyangwa se abagaragube, kubera ko Dariyo yari umwami. Imana ishimwe. Ariko yari afite abagaragu harimo na Daniyeli. Ngo nuko igihe kimwe ngashaka kumva yuko yafata ababatware akabagabanyamo intare 120 rata muri icyo gihugu yari ayoboye. Imana ishimwe cyane. Ariko Daniyeli muri aba bagaragu we yari afite umwuka w'Imana, yarasenga yubaha Imana, afite umwuka w'Imana muri we rata. Ngo nuko ngo yunguyu ngo Dariyo ngarangije ngashaka kubafata ngo bagabanyemo intare 120. Ariko Daniyeli amukunda kurusha abandi bagaragu rata, kubera ko yari afite umwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana ihimbazwe. Ngo nuko Dariyo we ngo yarebaga Daniyeli ngakumva hari n'igihe kizagera akamwegurira igihugu cyose akakimugabira, akavuga ati cyakire ndakikugabije. Ariko babandi bari gukorana uwo murimo rata baza kugira ishyari, baramurakarira kubera ukuntu babonaga yubaha Imana, Imana imukunda n'umwami amukunda kubarusha rata. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana ihimbazwe cyane. Ngo nuko babaga barangije bigira inama yo kuvuga bati uyu muntu kubera ko uyu mwami Dariyo amukunda n'Imana ikabumukunda, tugiye gushaka ikintu cyamutsindisha ku mwami kugira ngo amwange urunuka.
kugira ngo kugira ngo umwanya yarariho awuveho tuwujeho. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe cyane. Ngo nuko rata ngo muri ico gihe Imana ishimwe ngo abagabo bigira inama yo kuvuga ngo tugiye gushiraho itegeko nka ryagirindi ry'abamedi n'abaperesirata nkuko baje bashiraho itegeko rata nagira umuntu rivuguruzwa. Bigira inama barangije baravuga bati tugiye gushiraho itegeko kugira ngo ritsindisha Daniyeli, ngo kubera ko bari baramureze ibirego byinshi cyane byose bigafata ubusa, bagasanga Daniyeli ni umwere, bagasanga nta cyaha yakoze, bagasanga nta gicumuro, byose bikaba iby'ubusa. None barangije baravuga bati rero kubera ko yubaha Imana tumutegera ahangaha tugenda tubwira umwami tuti mwami dushizeho itegeko ryuko umuntu wese uzajya imbere y'Imana agapfukama akayiramya akayisaba atari wowe wasabye azajugunywe mu rwobo rw'intare. Imana ishimwe cyane. Bari babitegeho Daniyeli kubera ko babonaga kunakunda Imana yubaha Imana rata. Imana ishimwe. Ngo nuko barangije baragenda ku mwami, ngo barangije baravuga ngo mwami nk'abantu bagukorera nk'abagaragu bawe twatanze itegeko rivuga ngo umuntu wese uzaje imbere y'Imana agapfukama akayiramya akagira icyo yisaba atari wowe waje kuramya atari wowe waje gusaba ngo uwo nguwo azajugunywe mu rwobo rw'intare. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko umwami arangije ngo arabyumva, ngo amajije kubyumva, ngo barangije baramubwira ngo kugira ngo twemere yuko ubyumvise kandi utwumvise ukurafata ukuboko kwawe n'ikaramu ugasinya kuri aya mategeko twatanze, niho turamenya yuko iri tegeko nawe rishigikiye. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Nawe hari abantu bari kuja kukurega rata bakakujyanda kukurega bari kugushakaho ibyaha n'ibicumuro byagutsindisha, haba mu kazi ukora, haba mu byo ukora, haba kuwe mugendana badashaka ko mugendana. Hari ibicumuro bari kuja kukuregaho nanga ibirego byagutsindisha kuri uwo muntu kugira ngo uwo muntu akureke nanga ko kazi bakwirukane rata. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Ngo nuko Daniyeli amajije kubyumva ngo yumva ko batanze iryo tegeko rata, ngo amajije kubyumva aho kugira ngo abireke. Niba yasengaga rimwe mu gitondo agasenga saa moya na saa mbiri akongera agasenga mu gitondo saa sita akongera agasenga na nimugoroba akongera agasenga, ngo agasenga gatatu ku munsi. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe cyane. Yaragendaga rata akiherera, yamara kwiherera agacunga abatari kumureba, akibeta nk'ahana akagenda mu ijwi ritoya agapfukama kubaha Imana, akavuga ati Imana ni wowe wandengera kuko ntago byoroshye mu bo dukorana, ntago bashaka yuko nkubaha, nta nubwo bashaka yuko nkuvuga, ariko nje kwiherera ahangaha ni mu buryo bwo kwisha kugira ngo batambana, kandi ijambo ryawe ryanambwiye ngo ntaho utareba ngo ijisho ryawe rireba hose. Umbabarire undebere n'aha hantu mfukamye mu ntege nkeya mfite no mu ijwi mfite ritoya ryo kugira batanyumva, umbabarire unyumve. Imana ishimwe cyane. Ariko ngo muri abo bagabo harimo ingenza. Amena haleluya. Harimo za maneko. Imana ishimwe cyane. Daniyeli ahagiye hose maneka akagenda ari kumureba inyuma ari kumucunga ngo arebe ko haragera agapfuka marata, yabona ari guramya Imana agahita yiruka ku mwami ati mwami bitewe na rya tegeko twashizeho twabonye Daniyeli ari kubaha Imana. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Ngo nuko muri ico gihe rata Daniyeli ari kugenda arasenga gutyo gatatu ku munsi akiyiriza amasengesho y'iminsi 3 ayicumweru. Ngo nuko hava amaneko ngo aragenda aramucunga ngo baramubonye barirutse no ku mwami ati mwami ati twashizeho itegeko rivuga yuko umuntu wese uzagira icyo asaba Imana atari wowe wagisabye azajugunywe mu rwobo rw'intare. Umwami arangije aravuga ati koko iryo tegeko narishizeho nkurikije iry'abamedi n'abaperesi yuko iryo tegeko ritavuguruzwa. Umwami arangije aravuga ati koko iryo tegeko nanjye ndarizi kandi nararisinyiye nariteyeho nakashi. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe cyane. Nuko babagabo baragenda ku mwami baramubwira ngo mwami Daniyeli we nta kwitayeho habe na gato, ahubwo aho kubireka wagira ngo wamubwirije gusenga, wagira ngo wamwibukije gusenga. Nta kwitayeho itegeko twashizeho nta ryitayeho, dusanze ari gusenga, dusanze ari kubaha Imana, dusanze n'ubundi ari kuyisaba, kandi twashizeho itegeko rivuga yuko umuntu wese uzagira icyo asaba Imana atari wowe wagisabye uwo ngo azajugunwa mu rwobo rw'intare. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe.
hari ibirego bazaga kukuregaho n'Imana yakureba rati ikabona nta cyaha ufite ikabona uri umwere. Hari ibirego bazaga kukuregaho ko umuntu runaka nawe yakureba ikabona uri umwere nta cyaha ufite akabona bari kukuziza ukuri. Ngo umwami babimugejejeho yitegereje Daniyeli ukuntu amwubaha akamwumvira no kuntu umwuka mwiza w'Imana umubamo no kuntu yubaha Imana asenga, arangije arabyitegereza abona nuko umubeshera. Amen, haleluya, amen, haleluya. Ariko ratabagiye bavuga ngo babiri baganjije umwe. Umwami yabyemeye kubera ko abagaragu bari benshi kandi bari kumuganza, abura mubwiye mu gitondo yirirwa ari kuburanira Daniyeli kugira ngo arebe ko ari yamukiza. Ngo ariko bibi by'ubusa ngo barongera baragaruka ngo mwami wibuke rya tegeko twashizeho. Ngo mwami abuze uko abigenza, abonye n'ubundi nta kundi yabuze ukuntu yarengera Daniyeli. Ngo arangije aravuga ngo nimuje kumuzana mumushire mu rwobo rw'intare. Imana ishimwe cyane. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umwami Daniyeli yabwiye Daniyeli ngo Daniyeli nubwo bagiye kukujana mu rwobo rw'intare Imana yawukorera izagukiza. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko barangije baja kuzana Daniyeli. Ngo bamajije kumuzana ngo bamujana mu rwobo rw'intare. Ngo bamajije kumushyira mu rwobo rw'intare ngo rata kubera ko n'Imana yari yamurebye ikabona nta gicumura afite, akabona n'umuntu wubaha Imana, akabona ibirego byose bamurega Imana ntabyimubonaho. Ngo Imana irangije yohereza marayika. Ngo irangije usanga Daniyeli muri rwa rwobo rw'intare. Ngo irangije ngo marayika ngabumba iminwa y'intare rata ngaho kugira ngo zimurye, ngahubwo zikamunyuraho zikamwinukiriza zikamwihumuriza, yakabura niyasama byibuza ngo ibe yarya Daniyeli. Ngo izibumba iminwa y'intare. Ngo Daniyeli ari mu rwobo ngo akavuga ngo Uwiteka Mana ndakwingize ni wowe niringire, ni wowe urabasha kunkura aha hantu, ni wowe urabasha kundengera rata. Imana ishimwe cyane. Amen. Kandi Imana ihimbazwe. Ariko muri iyo misi rata ubwo ngubwo baraye bajugunye mu Daniyeli mu rwobo rw'intare. Ngo umwami ijambo niko ryatubwiye ngo yaragiye mu rugo. Ageze mu rugo arababwira ati nimunzanire ibyo kuncurangira ntabyo nkeneye, n'ibyo kurya ntabyo nkeneye. Ngo arara kesha ijoro ryose ari kwinginga Imana ngo Mana urengere umugaragu wawe, urengere umukozi wawe. Bamujanye mu rwobo rw'intare, kandi mu rwobo rw'intare ni intare zirimo, kandi ndabizi neza zirantare zari zishonje. None Mana umbabarire urengere umugaragu wawe. Bamujanye nta gicumura afite, nta cyaha afite, bamujanye bari kumurengera, bari kumurenganya. Umbabarire wowe nk'Imana umurengere. Imana ishimwe cyane. Ngarara kesha ijoro ryose. Ngo nuko ngo bukeye kare kare mu gitondo ngo umwami arangije ngaragenda ngo ngagenda yerekeza muri za nzira zigiye kuri rwa rwobo rw'intare. Ngo nuko agezeyo ngarangije arapfukama ngo Daniyeli mugaragu w'Uwiteka, ngo Imana yawukorera ese yabashije kukurokora, yabashije kugukiza. Ngo nuko ngo Daniyeli nawe aritaba ati karame mwami, Imana yanje nkorera yabashije kundengera, yohereje marayika wayo. Arangije aramanuka nsanga mu rwobo rw'intare, arangije afata iminwa y'intare rata yibumba iminwa. Ntacyo nabaye, n'ubu ziri kunzenguruka ndi kumwe nazo, newe nta niyigeze kunshinga n'urwara nanga iryinyo, ndi muzima uko mwatsizamo n'ubu niko nyimeze. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Imana yamamare cyane. Ratije turengera rata baturenganyije, batureze ibirego rata byo kugira ngo rata batwice, ariko Imana yatureba igasanga nta byadufite, nta bicumuro, nuko turenganya gusa bakibwira ko turapfa, ariko Imana ikavuga ngo aho bari bategereje kurapfa. Njyewe nk'Imana nkongera n'imisi yo kubaho, kandi ikindi nguteyeho n'inyama bazakubona warahindutse, ufite isura nziza, umeze neza. Imana ishimwe cyane. Amen. Kandi Imana ihimbazwe cyane. Ngo nuko ngo umwami arangije ngategeka ngahamagaza abagabo, ngarangije arabategeka ngo nimufate Daniyeli mumukure mu rwobo rw'intare. Ngo nuko barangije bafata Daniyeli bamukura mu rwobo rw'intare ari muzima. Umwami Dariyo ngarangije aravuga ngo Uwiteka Nyiringabo rata Imana ya Daniyeli niyo kubaha. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko arangije ngategeka ko bazana abagabo bagiye kurega Daniyeli, babandi bagiye kukurega rata. Imana igiye gutanga itegeko rata urwobo baguciriye abari bo barujyamo, ibirego n'ibicumuro bakureze rata abari babihindukirira bijeho. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko umwami Dariyo biramubabaza cyane biranamurakaza. Ngo nuko arangije afata abagabo bagiye kurega Daniyeli, batumye Daniyeli aja mu rwobo rw'intare.
ngarangije aravuga ngo ntabwo nabashira mu rwobo mwenyine, ahubwo mubazanane n'abagore babo n'abana babo n'abuzukuru babo bose n'ababakomokaho bose, mubazane nabo mubajugunye mu rwobo rw'intare, nabo bumva ukuntu bimera rata. Imana ishimwe cyane. Hari itegeko Imana igiye gutanga ku banzi bawe, hari itegeko Imana igiye gukoresha ku bantu bagusutse mu rwobo. Nawe birashoboka ko ari urwobo, wenda atari urwobo Daniyeli yari arimo rw'intare, ariko hari urwobo nawe urimo, bagucukuriye bagushizemo urimo, hari ibirego bakureze utigeze ukora. Imana ishimwe cyane. Nawe hari itegeko Imana igiye gukoresha ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko barangije barabazana abagore, abana babo, abuzukuru babo, abakomokaho bose, ngo barangije baragenda barabazana, ngatanga itegeko aravuga ngo nimubajugunye mu rwobo rw'intare. Imana ishimwe cyane rata. Bagira ngo nabi Imana irabarengera, ngo nabe ngo iminwa y'intare iragumya ngibumbwe. Imana ishimwe cyane. Ariko Imana yari ishaka kwerekana gukora kwayo, yari ishaka kwerekana kidakora nk'abana b'abantu, yari ishaka kwerekana kikora ititaye ku by'abantu bavuze, nanga ku birego bavuze. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko babajugunya mu rwobo rw'intare, ngo bataragera ngo mu rwobo rw'intare bataragiramo neza, ngo intare zabasamiraga hejuru mu kirere zikabavunagurana n'amagufa yabo yose, ngo n'abana babo bose n'abagore babo bose, ngo zikabavunagurana n'amagufa yabo bakiri mu kirere, ngo akaba ariho zibasamira. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Imana yamamare cyane. Ngo nuko bose barangije ngo bashiraho bajwa mu rwobo rw'intare, ngo Daniyeli rati w'Imana iramurokora. Ngo nuko Dariyo ngahita atanga itegeko mu gihugu cye, ngarangije aravuga ngo Imana ishimwe, ngo nshize itegeko ngo ryuko muraja murakorera Imana ihoraho. Imana ishimwe cyane. Mukubaha Imana ya Daniyeli kuko ariyo Mana nzima, Imana irengera, Imana irokora, yica igakiza. Imana ishimwe. Guhera uyu munsi niyo mugiye kuja muraramya, kandi niyo mugiye kuja murakorera. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Ngo nuko Daniyeli ngarangije agirira amahoro muri ico gihugu rata. Imana ishimwe cyane. Nawe hari urwobo bagushizemo, birashoboka hari urwobo urimo, ariko nje kugutangariza ngo humura, Imana niza kurwanirira. Wowe uzirinde kwirwanirira, wowe wisengere gusa. Niba kuvuga usenge 2 ku munsi, niba vuga ngo ibiki n'ibiki, wowe wubaha Imana, usenge utegereze gukora kw'Imana. Imana niyizaza kugukura mu rugo rwobo, kandi Imana niyizaza kukurwanirira, kandi ni nayo izaguhorera. Uzirinde kwihorera, uzirinde kwirwanirira, wowe wubaha Imana, byose ubyereka Imana, byose bibizi niza kurwanira, kandi niza gutabara nkuko byagenze kwa Daniyeli rata gatabaruka ari umwere. Imana ishimwe cyane. Ni iryo jambo ryari riri ku mutima wanjye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Imana ishimwe cyane. Birabigabo nabyo byagiyemo bizi ngo intare ntizirabirya. Nkuko Daniyeli Imana yazibumbye iminwa, ariko Bibiliya yavuze ngo barabajugunyaga zikabasamira hejuru bataranageramo hasi. Ariko Imana ya Daniyeli, Dariyo arategeka ati igihugu cyose mujye musenga Imana ya Daniyeli. Imana ishimwe. Reka Imana ikwemeze n'abantu, ikwemere nirangiza ikwemeze n'abantu. Imana ishimwe. Yego. Mugere katugane ku musozo. Katugane ku musozo. Ugiye gutanga nimero ya telefone, uwumva yagukenera azaguhamagare, mufatanye gusenga. Uri umuhanuzi w'Imana. Imana nimugirira neza, igira ikikunyu, igutume ugira ikimubwira. Yego, nurangiza udusoreze n'isengesho. Yego. Nimero yanjye ni 0796636330. Kadusenga Imana. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje. Uri Imana y'amahoro kandi uri Imana y'urukundo. Izina ryawe ririshimwe nirihabwe icubahiro. Nyaguhora ku ngoma, izina ryawe niryamamare cyane. Uvuganye natwe binyuze mu ijambo ryawe, ariko Uwiteka ndakwinginze kugira ngo ugere ku mitima ya benshi. Uwiteka ni imitima myinshi ibabaye, ni benshi bameze nk'uko Daniyeli yarameze mu rwobo rw'intare, ariko abo bose ndabasengeye Yesu kugira ngo uzabarwanirire, kandi ari wowe uzabatabara ubakura ahantu habi bari. Yesu kugira ngo izina ryawe rishimwe kandi ryamamare, kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro, kandi nsengeye n'abandi bari mu bitagira umumaro Yesu kugira ngo wongere ubahamagare baze mu murimo wawe bagukorere, kugira ngo barwanirire. Ni benshi bahura n'ibibazo rata
bakiyahuza inzoga, nanga bakiyahuza ibiyobyabwenge, nanga bakaja mu zindi nzira zitari nziza bitewe n'ibibazo bahuye nabyo. Ariko Yesu dusanze Uwiteka ari wowe ufite imbaraga, ari wowe wica ugakiza, ukarengera abantu bawe, akaba ari wowe ubatabara, ukabamara imibabaro. Abo turabasengeye kugira ngo nabo ugende ubafate, ubagarure, bagukorere Mana, kugira ngo izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icubahiro. Daniyeli yakijijwe nuko yakubahaga, Yesu akagukorera umurimo wawe. Nabo bose rero turabasengeye Uwiteka batari mu bitagira umumaro, kugira ngo bahamagare baze bakugukorere, kubera ko ari wowe uzabakura ahantu habi bari, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Urakoze rero kumvise gusenga, ni mu izina ryawe Yesu, amen.